Nongeye kuguha ikaze rero nk'uko bisanzwe uri kumwe nanjye Aimable. Uyu munsi muri iyi video ngiye kuba nabereka uko nkora video zanjye. Ese mbigenza nte? Hari umuntu wambajije ngo ese ni izihe video editor nkoresha, ni izihe application nkoresha iyo ndi kuri codinga screen, iyo ndi gufata amashusho ya screen ya telefoni yanjye nkoresha iki? Bamwe bakavuga ati ese ko wenda ziba zivuga neza n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi rero murasobanukirwa. Ikintu cya mbere wenda reka mpere ku kijyanye n'amajwi. Ku kijyanye n'amajwi mfite mikrofone, hari ukuntu nyicomeka mu mashini yanjye nkabasha kuba nabihuza n'ibintu nafashe kuri telefone. Video narayikoze y'uburyo babigenza, ubwo ushobora kujya muri video zabanje ukayireba cyangwa se ugaca muri description ndagushyiramo video y'uburyo babihuza. Ikindi cya kabiri rero, uramutse udafite mikrofone ushobora gukoresha ibikoresho ufite. Burya kugira ngo ukore ibintu birenze cyangwa se ukore ibintu bisukuye cyangwa se bivuga neza, ntabwo ari ukuvuga ngo ufate amafaranga yawe yose ngo ugure za mikrofone ngo ugire ute. Ushobora no gukoresha telefoni yawe ufite ukaba wavuga neza. Ni ibintu byoroshye cyane. Ubigenza ute rero? Ushobora gushaka ekuteri. Hari ekuteri ziba zihenda atari zo zisanzwe, kuko n'abagira amaduka ngira ngo ntabwo ziba ziri mu biciro bimwe. Hari ekuteri ureba nyine ukabona na original bitewe no ku buryo zihenda n'uburyo zimeze, ukaba wazikoresha, nazo zishobora kugufasha. Ikindi wenda wibuka kujya ahantu hatuje. Tuvuge niba ugiye kwigisha ibintu abantu, ugiye gufata screen recorder, icara ahantu hatuje, hatari urusaku, hatari ibintu bisakuza, ku buryo niba ari niyo ekuteri uyishyira ahantu rwose itanyeganyega, kwa kundi uyikubaganya hashobora kuzamo ibintu bisamira cyangwa se hakazamo imiyaga, ukumva amajwi yawe yaje acikagurika cyangwa se arimo ibintu bisuma. Icyo gihe rero uba ugomba kujya ahantu hameze neza, hatari urusaku, kugira ngo bitazakubangamira. Ubwo rero ndumva ari ubwo buryo wakoresha bwa mbere ku kijyanye n'amajwi. Ku kijyanye rero na screen recording nkoresha uburyo butandukanye. Ni ukuvuga ngo akenshi muri izi telefoni zisohoka z'ubu ngubu zigezweho za smartphone haba harimo screen recorder. Urugero, njye mfite telefoni ya Google Pixel Free A. Iyo umanuye hano hejuru ukajya muri option zayo, urabona hari ahantu handitse ngo screen recorder. Urabona ngiyi, ushobora kujya hano kuvuga ngo ugiye kuri codinga, wakora hano ngo record audio. Urugero, device audio ni hahandi uri bufate device iri bukinirwe muri telefoni yawe gusa. Microphone, ubwo ni ukuvuga ngo urafata audio iri buturuke hanze ya telefoni ikoresheje mikrofone yayo iri yifata amajwi ukoresha uri kuvugana n'umuntu. Hakaza ahandi ha gatatu handitse device audio and microphone. Ubwo ni uburyo nk'abungaho ushobora guhitamo bitewe n'icyo ushaka. Ni ukuvuga ngo rero abantu benshi niba mushaka kujya mukora izi content zijyanye no kwereka ibintu abantu gutya cyangwa se kuri codinga, telefoni zacu ziba zirimo za screen recorder. Ushobora kuba utabizi ariko inyinshi zifite ama screen recorder. Izindi screen recorder nkoresha rero nizo na downloadinze kuri Play Store. Hari iya mbere yitwa XR recorder, ariyo yiyi. Uramutse nujya kuri Play Store ugashaka XR recorder ushobora kuyibona ukajya uri codinga. Hari n'indi nayo yitwa X recorder, ariyo iyi imbere yayo, nayo ishobora kubigufashamo. Akenshi rero iyo nkora video nkoresha izi ngizi nakuye kuri Play Store. Kubera iki arizo nkunda gukoresha? Nuko akenshi hari igihe
nk'uko nababwiye wenda iyo ndi gufata tuvuge ku kijyanye n'amajwi, hari igihe ntakoresha iyo mikorofone, tuvuge ntabwo buri gihe mba nicaye mu nzu kuvuga ngo ndacana mikorofone mfata amajwi. Hari igihe nanone mba nkeneye ko niba ndi no mu nzira nishaka gukora akantu mpite ngakora gahite karangira. Aya masikirini rikoda rero yo kuri Play Store, nakuye kuri Play Store, numvishe afata amajwi neza. Urugero, nitwinjira muri XR recorder ariyo iyi ngiyi, ukaza ukayinjiramo, hari udusetting tumwe na tumwe ukora kugira ngo ukore record. Wenda dushobora kuzabikoraho, nuvuga ngo uraza ukayinjiramo, ukemeza, ugakora kuri allow n'ibindi nyine bitandukanye. Ubu ni ukuvuga ngo ushaka gukora record uraza ugakanda ahangaha, ni ibintu biba byoroshye. Gusa ushobora no gukora izindi setting, aho uza ukajya nk'aha muri setting ukabasha kuba wasetting ibintu bimwe na bimwe, video setting, ese ni HD ushaka gufata, ese ni full HD, ibintu nk'ibyo nyine bitandukanye. Ukavuga se iraba itambitse, iraba landscape mode, iraba ari portrait, byose ukagenda ubisetting. Ngira ngo umuntu azakora indi video noneho yerekana uburyo ushobora gukoresha iri screen recording, nuko nagira ngo nyifungure mbereke gusa. Ubwo rero iyo ncanye iyi record, iyi screen record, ndayicana, ubwo mba niteguye ibintu nateguye gukora, nkagenda nyine mbikwereka, ngenda nkora ahantu runaka. Iyo ndangije rero kubifata ndi kugenda nkora screen recording, mba nkeneye ikindi kintu kiramfasha gutunganya ya video ikaza gusohoka imeze neza. Icyo nta kindi ni video editor. Video editor hari nyinshi zo kuri telefoni z'ubuntu rwose, zitaba zirimo watermark cyangwa se ibindi bintu, ziba ziri free ushobora gukoresha. Zimwe nagiye nzikorera n'amavideo, wenda nzakomeza nyakore. Hari iyitwa InShot nayikozeho, hari iyitwa VN editor nayo nayikozeho. Ushobora kujya muri description y'iyi video ukabasha kuba wareba uburyo bazikoresha. Iyo nkunda gukoresha cyane ariko ni ukuvuga ngo ushobora gukoresha InShot, VN editor na CapCut. CapCut yose ndayikoraho, ariko nayo njya nyikoresha, ubwo nzakora video yayo mu minsi iri imbere. Iyo nafashe video rero ndaza nkajya muri InShot. Akenshi InShot niyo nkunze gukoresha. Iyo ngeze muri InShot ndaza nkajya kuri video. Iyo ngeze kuri hano, maze gukanda kuri video, nkanda kuri new. Namara gukanda kuri new, banjyana mu mavideo mfite hano kuri telefoni yanjye. Ubwo ni ukuvuga ngo uraza ugakora hano, ugahitamo folder ushaka kujyamo bitewe n'aho video zawe zisevinga. Urugero, ndiri muri AX recorder, ubwo ndaza njyemo nkore ku iyi video, nemeza hano kwa kantu k'icyatsi. Hano rero ni ukuvuga ngo maze gushyiramo video nafashe kwa kundi screen na recordinze ibintu byose mba ndi gukora kuri telefoni yanjye. Ikindi nkora nuko ngomba kumenya ahantu ngiye gupostinga video, ese hafite resho ya kangahe. Niyo ngo ni video itambitse cyangwa se ni video ihagaze iri portrait. Ndaza rero nkajya hano handitse canvas, ahandi muzabona handitse resho. Urugero nitugera nka hano, nuko nk'aha ngaha 16:9
ni video zo kuri YouTube. Hano 9/16 ni TikTok cyangwa se YouTube short. YouTube short nayo igira 9/16 resho. Tuvuge rero niba ngiye gukora nka video yo kuri TikTok, ndaza hano nkore ku 9/16 nemeza. Nimara kwemeza mukunze kubona harimo ifoto ya background. Ndaza nkajya hano kuri background. Niyo ngeze kuri background, ndaza nkajya hano kuri iyi foto. Nukuvuga ngo ushobora gushyiramo n'ibara rindi risanzwe rwose, nayo ryo ushobora kurishyiramo. Urugero ninkora hano ku mweru, urabona hagiyemo umweru. Ninkora ku mutuku hashobora kujyamo umutuku bitewe n'icyo nshaka. Ndaza rero nkajya hano hari ino foto, nkakora kuri iyi foto. Nakora kuri iyi foto, ndaza nkajya hano n'ubundi nkahitamo ahantu nabitse amafoto na downloadinze, nkaza nkahitamo ifoto nshaka. Iyi foto nshaka maze kuyishyiramo, ubwo ndemeza. Noneho ya video nafashe ya screen recording ntago mba nkeneye ko izigakwiramo gutya. Nukuvuga ngo mba ngomba kuyigabanya kugira ngo n'umuntu uzareba video yanjye abibone neza, nyine ituzuyemo hose, ituzuye. Tuvuge niba ari kuri TikTok, ituzuye muri screen ngo umuntu ayoberwe ibyo ari byo. Uba ugomba rero kuyiminimizinga kakagira gato kugira ngo umuntu abashe kubibona. Iyo maze kugera hano rero nanone mba nkeneye akandi kantu. Hari abantu benshi bajya bambaza ngo ako kantu ka boda cyangwa se iyo frame ya telefone ukunda gushyiraho amavideo yawe aba ameze nka telefone, ubigenza ute? Iyo maze gukora kino gikorwa, ndaza nkajya hano handitse PIP. Ubwo nuba uri nko muri CapCut uzabona ko handitse layer, uraza ugakoraho. Wamara gukoraho, uraza ukajya hano kuri foto. Wamara kujya kuri foto, ukazamo hano. Nzaza njye muri download kuko niho mba narazidownloadinze nkazishyira. Uzamanuka rero ugende uyishake uyishyiremo. Niba utarabonye video y'ahantu wazikura, ushobora gusubira muri video zabanje nakoze ukayireba. Nukuvuga ngo ino mba narayidownloadinze wenda ijya gusa na telefone yanjye. Ndaza nkayiterekaho gutyo. Tuvuge ushobora kuyiminimizinga cyangwa se ukayongera. Nukuvuga ngo rero urayongera ku buryo uza ukayitereka kuri telefone yawe neza ikajyaho. Noneho hano hasi uba ugomba kuyirambura igakwira kuri video yawe bitewe naho uri bugere. Urugero niba ari hano, ndaza nyishyireho. Noneho urabona ko birimo bimeze nka telefone kwa kundi ujya ubibona kuri TikTok cyangwa se hano kuri YouTube n'ahandi hatandukanye. Urabona biba bimaze gutungana. Hari utundi tuntu rero njya nshyiraho. Akenshi hari igihe nshyiraho utuntu twa animation ukabona wenda video yaje imeze gutya. Nkora iki rero? No kuvuga ngo nkora kuri ya video, nkaza nkajya kuri animation. Namara kujya kuri animation, no kuvuga ngo ushobora guhitamo ngo video yanjye iraza kwinjira muri screen gute. Hano rero harimo animation menshi atandukanye. Wenda reka nshyiremo nk'iyi ya shake. Nkunda gukoresha iyi ya zoom in. Ndaza nkayishyiramo. None iriya mobile frame kugira ngo bize kujyana, urugero ningira gutya, haraza iriya
iriya screen recorder yonyine. Ni ukuvuga ngo kugira ngo bijyane rero na mobile frame ndaza nkore kuri PIP, kuko twashyizeho mobile frame dukoresheje PIP. Mu zindi application uzabona handitse ngo layer. Kureyaringa ni nko gufata ikintu ukakiryamisha ku kindi. Nayo nzayikoraho nindangiza njye kuri animation. Nimara gukora kuri animation nkore kuri zoom in. Urabona yuko n'inkanda bizaza byose bifite animation imwe. Akenshi ariko mukunze kumva ko shyiramo n'udu sound effect. Udu sound effect hari imbuga nyinshi tuba turiho wakoresha, ariko n'aya ma application y'editinga ushobora gukuramo ama sound effect kuko nayo aba hari. Nkora iki rero? Ndaza nkajya hano handitse music, namara kujya kuri music nkaza kuri effect. Noneho nagera kuri effect, harimo effect zitandukanye. Nkunda gukoresha transition, haza nkashyiramo nk'iyi. Ngo ninyishyiraho ninemeza, urumva ko bishobora kuvuga bitewe n'uko video yinjiyemo ikaza, nuko biba bimeze. Ubwo rero akenshi urebye ni ibingibi urabona ko ni ibintu bitagoye. Urugero ushobora kuba ufite wenda ushaka gukora nk'izi content cyangwa se ibindi bintu ushaka kwereka abantu kuri telefoni, ukaba wibaza ngo ese nabigenza gute, ni izi application nakoresha? Ni ibintu byoroshye rwose, ni ibintu byoroshye cyane. Ikintu ubusabwa ni igitekerezo bitewe n'ibintu ugiye kwereka abantu, ukabanza nyine ukareba ibyo ari byo, ukabikora, ukabisubiramo, ukabanza ukitoza nyine uburyo uri bubivuge, ku buryo uri bukore video uhita urasa ku ntego. Iyo ndangije kuyikora rero ndaza nkakora hano. Ngira ngo narabiberetse, hari uburyo ukuraho iyi watermark ya InShot biri hano hasi. Abantu benshi bajya basevinga video ugasanga hariho kino kijambo ariko batazi ko kivaho. Uraza rero ukagikoraho. Iyo ugikozeho uraza ukajya hano handitse free remove. Hari ahambere habanza ngo InShot Pro, bivuze yuko ushobora kwishyura subscription. Kwishyura subscription ni kwa kundi ushobora kuvuga ngo kugira ngo nkoreshe InShot Pro baguha feature yandi arenzeho, bisaba kuba wishyuye amafaranga, tuvuye ku kwezi naya cyangwa se ku mwaka. Urugero hano hambere urabona ko ku kwezi $2.99, ku mwaka cyangwa se lifetime iminsi yose. Ubwo rero uzaza wowe wikorera hano handitse free remove. Numara gukora kuri free remove bazakuzanira ad uyirebe. Hari ama ad bakuzanira ukayareba, ukabasha kuba wasavinga video idafite watermark. Iyo urangije rero gukora video wakoze ibyo ukora byose, uraza ukajya hano hejuru kuri save. Ahangaha kuri save uraza naho ukahitamo, tuvuge urugero ese video ugiye gusavinga ni iyihe format? Ni MP4. Akenshi nkunda gusavinga muri MP4. Hano kuri frame rate nkagira 30 fps na resolution hano hejuru shyiramo 1080 ariyo HD high definition ndakeka. Nukuvuga ngo akenshi nk'izi criteria ziri hano, izi nizo zikora kuri TikTok. Buriya ntabwo wajya gupostinga video kuri TikTok wenda ngo ushyire muri 4K. Ntago TikTok nyine iyo video iyisiporuta, biba bisaba ngo ushyire muri Full HD ari 1080, frame rate ushyira nko muri 30, bibasha kugenda neza cyane. Ubwo rero iyo birangiye uraza ugakora hano handitse save, ukategereza video ikisavinga, ukaza kuyisanga kuri telefoni yawe
ku bubiko bwawe bwa telefoni, ubundi video ukayifata ukayapulodinga ku mbuga zitandukanye. Murabona ko rero ni ibintu byoroshye, ni ibintu bitagoye, nawe ushobora kubikora. Nkwibutsa rero niba ugeze hano bwa mbere gukora subscribe kanadukurikira ku zindi mbuga dukoresha kugira ngo content nk'izi ngizi zitazajya zigucika n'ubutaha.